Muraho neza kandi mwongeye kwirirwa. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Hano mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, Karuruma Jali. Murebe namwe ambutiyaje ari aho ngaho. Aho ngaho ni umuhanda ucamo kuva Jali winjira mu muhanda wa kaburimbo wa Karuruma werekeza mu Gasyata, ariko niho hantu haba ambutiyaje buri munsi ikibazo cy'ahantu cyanze gukemuka. Hano umuntu ahagarara kuri moto by'ubuze iminota 30 igashira, isaha nayo igashira. Ikigenda cy'uyu muhanda, iki kibazo cy'uyu muhanda rwose kigomba gukemuka kuko biteye ubwoba. Reba nayo ambutiyaje ngaho, nawe itegereza ureka, biteye ubwoba pe. Aho ni muri karere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali, mu marembo hagati rwose rwagati. Reba nawe, reba abo bantu, reba ikibazo kiri aha. Abayobozi b'inzego z'ibanze ntibagomba gutanga na raporo kugira ngo ikibazo, kandi uyu muhanda ni uko ujya kuri anteni hejuru no ku kigo cya gisirikare. Murebe nawe n'abajya Gashyushya n'abajya hehe. Rwose dusabye inzego z'ibanze z'umurenge wa Jali ndetse na Gasyata gushyira hamwe kandi bagakemura iki kibazo, kuko ni ikibazo kibangamiye abaturage cyane. Kuko ahantu iyo abantu bataha berekeza mu bice bya Gashyushya, Jali hejuru kuri anteni, igice cya Gasyata giherera mu midugudu ibangikanye n'uyu muhanda za Premier. Donc ni ahantu abantu bataha ugira ngo ugiye gutaha, ariko ugasanga mu gutaha ni ibibazo bikomeye cyane. Iri rero ni live, donc bibaye ibintu bidasanzwe, ariko bimaze igihe cyane biba, kuko uyu muhanda w'aha hantu niba ari abadayimoni, niba ari abazimu, niba ari iki, uvuga ngo ugiye gukorwa, umujyi wa Kigali ukawuvugaho, ariko ntukorwa. Sinzi ikibazo cy'uyu muhanda rwose, habamo ivumbi riteye ubwoba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, agahanda ukuntu kangana, gafite ubucucike ku buryo imodoka itasikana n'indi. Hafi yo ku muhanda wa kaburimbo, no hagati y'iyi santere y'ubucuruzi ya Karuruma Jali nyine, hano hejuru y'Akagera, biragoye cyane kugira ngo imodoka ihanyure ibisikana n'indi. Bisaba ko imwe ibanza ikagenda, indi ikabona nayo igatambuka. Nicyo kibazo muri kubona rero aha ngaha. Ni ikibazo gikomeye cyane, gikomeye ku rwego rukomeye. Noneho mu gihe cy'izuba haba ivumbi rimwe rya rindi ritumuka, ugasanga abantu bacururiza bose bambaye amajire. kandi ugiye kureba mu mujyi wa Kigali, hano ni mu marembo rwose. Ndagira ngo uvuye hano ugana Nyabugogo cyangwa se ugana mu mujyi, nta birometero 15 birimo, ntabyo wabonamo, cyangwa ibirometero 5 cyangwa 8 bishobora kuba. Donc ni ahantu hakabaye hakorwa, ni ahantu hakabaye hagira gute hakorwa. Njye negereye abaturage bamwe bahavuka, abandi bahagize bate bahatuye, bavuga ko uyu muhanda bawugambiriye gukora kera, ngo hari ari umudayimoni, ngo w'umwami wahanyuze ngo havuma. Sinamenye ibyo ari byo, ariko ibi bintu ntabwo bikwiriye. Aha hantu hagomba gukorwa, hagashyirwa umuhanda, kuko abaturage b'ahantu barababaye cyane. Abacuruzi abacuruza alimentation, abacuruza imikate, abacuruza ibyo kurya bahereza abaturage biba byuzuyemo umukungugu, imisenyi iteye ubwoba. Iyi rero ni Karuruma Jali rwose. Aha hantu rwose umuvugizi w'umujyi wa Kigali n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rwose na master plan y'umujyi, ahantu hakaba haba umuhanda, kubera yuko hateye ubwoba. None reba muri iki gihe turimo, muri iki kinyejana duhagazemo, muri uyu munsi wa none, ni ahantu ushobora kuzamwa. Reba ahantu ugenda uri kuri moto ukabura ahantu tubarira ukagenda. Uri kuri moto ikaba itagenda ngo bikunde, ntibishoboka. Bivuga ngo ushobora kuhahurira na ambutiyaje ukamara hagati y'isaha imwe n'amasaha 2 uhahagaze. Imodoka ziva Karuruma n'izindi ziva Gasyata n'izindi zimanuka noneho zivuye za Gashyushya, zivuye na Jali hejuru kuri anteni, zigakubitana na kariya gasantere k'ubucuruzi, hagahita haba ikintu cyitwa ambutiyaje iteye ubwoba kandi iremereye cyane. Kubera iki ibi bintu bitigwaho ngo bisubizwe mu bikorwa? Kuki abayobozi bareberera ibi bintu? Kuki indi mihanda ikorwa, uyu muhanda ntukorwe? Kubera iki? Ibi bintu ni ibintu biteye isoni rwose, ni ibintu biteye ikimwaro mu mujyi. Hano ni mu mujyi rwagati, ariko Jali nta muhanda wa kaburimbo igira. Umurenge wa Jali biragoye, umurenge wa Jali sigira kaburimbo ntawe. Umurenge wa Jali ni gute? Kandi ni umurenge ugize akarere ka Gasabo.
karimo perezidanse, karimo ibiki byose, karimo convention, karimo ibintu byose, karimo ibintu. Ariko uyu murenge, uyu nguyu mureba wa Jari, uyu murenge wa Jari nta kaburimbo ibamo, nta nimwe bose. Abaturage baho baracyari ahantu bameze nko mu cyaro, bari ahantu bameze nko mu cyaro, bari ahantu gutyo utamenya ngo ninde uzabavuganira, ninde uzabahereza umuhanda, kuko urabona barawukeneye. Ngo nawe reba iyo video, itegereze ahangaha iyi video nayifashe igihe kinini cyane. Reba iyo video nawe reba, urabona hano uyu ni umuhanda uva hakurya, uva za Jabana cyangwa hirya Karuruma ugaruka uza Gasyata. Reba zakubitaniye muri aka karompuwe ahangaha. Rwose abashinzwe master plan y'umujyi, abakora imihanda, minisitiri w'ibikorwa remezo, aha hantu rwose ugomba kubavuganira bakabona biteye isoni n'ikimwaro.